Gelobt und gepriesen. Praise be ishimwe ribe iry'umwami n'Imana yacu. Tubivuze n'ubugingo bwacu bwose. Uzi inzira, uzi igihe, umugambi wawe wararangiye kandi urateguwe. Ijambo n'umugambi w'agakiza byanditse inshuro zigera kuri 36 mu isezerano rishya. Imana mu by'ukuri mbere y'uko imfatiro z'isi zibaho yagennye byose. Ibyo bisohora nk'uko inama n'ubushake bwe bwera biri. Ubu turiho mu gihe cyihariye. Twese twarabisobanukiwe kandi turashimira Imana kubw'ijambo ry'ubuhanuzi no ku byahanuwe byose bikamenyekanishwa mbere, nk'uko umwami wacu yatwihanangirije ko nitubona ibyo byose bisohora twubure imitwe yacu, kuko tuzamenya ko ugucungurwa kwacu kwegereje. We are grateful to the Lord. Turashimira umwami kubw'igihe tugezemo. Twizera ko kizarangira hanyuma tukongera guterana kugira ngo twumvire ijambo ryera ry'Imana aha hantu. Ibi biracyafite agaciro ngo nteranirizaho ubwoko bwanjye abo bose bagiranye isezerano nanjye kubw'igitambo. Imana ifitiye ubutumwa ubwoko bwayo muri iki gihe. Tugiye kubivugaho vuba. Reka duhere ku ndamukanyo tubaramukije n'urukumbuzi ku isi yose, haba muri Australia, muri Nouvelle-Zélande, i Nairobi, hose nko muri Afurika y'Epfo, Afurika y'Amajyaruguru, hose Amerika y'Epfo n'Amerika y'Amajyaruguru, hose mu Burayi, n'umutima wacu wose turashimira Imana kuba interineti iriho. Kandi Imana iha umugisha bene data bose basobanura mu zindi ndimi, n'abandi basakaza ku mirongo. Imana ibahe umugisha. Twese nk'uko tubizi, hari abizera bari mu bihugu bigera ku 172 bari ku murongo wa interineti, barimo bumva ibyo umwuka avuga arimo kubwira amatorero muri iki gihe. By'umwihariko intashyo za Dr. Mbihi muri Repubulika ya Kongo. Yahamagaye ati, mwene data Frank, hano bose ntibumvira mu ngo zabo, bose ntibafite ibyuma, ariko Imana yakoze ku buryo hari umuyoboro w'aho dutuye tunyuzamo ibibwirizwa. Kubwo gusakaza kuri uwo muyoboro, bose bakurikirana bari mu ngo zabo. Hanyuma Frere Tati yaduhaye indamukanyo twese: Frere Bao, Frere Cecile, Frere Njagi, bene data benshi bo mu bihugu bitandukanye batanze indamukanyo kuri twe twese.
And we just pass them on now. dushimire umwami ko tukiri hamwe, That we can be bityo connected. dushobora kujya kuri uyu muyoboro tukumva ijambo ryera ry'Imana. As we heard it, nk'uko mu ndirimbo twabyumvise ko is ready. umugambi wawe wawuteguye wararangiye, You know the time. uzi igihe, uzi inzira. And turashimira we are grateful to the Lord umwami that He ko has given us yaduhaye the promise. isezerano rivuga ngo I am dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku iherezo ry'isi. And so we believe Twizera ko umwami wacu also in this time muri iki gihe with us. ko ari kumwe And I say it once natwe. again, Ndabisubiramo nanone, we believe dutegereje ko iki cyorezo kigera ku iherezo, kuko kugeza ubu buri cyorezo cyabayeho, buri cyago cyangwa ikiza cyagize iherezo. Na hano iherezo ry'iki cyorezo rizagera, hanyuma twongere twumve ijambo ry'Imana dutera muri ubu buryo. Bene data bose na bashiki bacu bose mu isi yose barimo kumva. Ikindi, igikorwa cy'Imana, igikorwa cya rurangiza gifite imbaraga cy'Imana ntikizabera hano gusa, kizabera hose ku isi yose, kandi kizabera mu gihe kimwe hose. Dufite isezerano ko nanone umwami azanyeganyeza ijuru n'isi kandi asohoze ijambo rye, nk'uko korari yaririmbye mu ndirimbo ya mbere ngo ijambo gusa bifite imbaraga. Ijuru n'isi bizashira, ariko ijambo ry'Imana rihoraho ibihe byose. Petero yashoboraga kuvuga ngo iri ni ijambo twababwiye. Bene data bashiki banjye bakundwa nshuti, turatekereza ku bintu byashize, haba ku bikorwa bidasanzwe byabaye igihe cy'ubukozi bwa Frere Branham. Uku si ugushyira hejuru umuntu n'umwe, ariko nanone ntitwakwirengagiza iby'Imana yasezeranye kandi igakora muri iki gihe. Twizera ibyo ibyanditswe bivuga, kandi nk'uko ibyanditswe byera bishaka kuvuga. Muri ubwo buryo tukagira uruhare mu gusohora kwabyo. Hari amezi y'umwihariko nk'Amata, Gicurasi na Kamena. Afite icyo avuze mu buryo budasanzwe, aratujyana 1933 aho igikorwa ndengakamere cyabaye kuri Branham, akaba yaragombaga kuzana ubutumwa bwa Bibiliya, bwagombaga kubanziriza kugaruka kwa Kristo nk'uko Yohana Umubatiza byabaye. Ubutumwa bwa Bibiliya burabwirizwa nk'ububanziriza kugaruka kwa Kristo. Dushobora kuvuga ngo ibi byabaye impamo kubw'ubuntu bw'Imana. Turareba mu myaka 55 ishize, aho ubutumwa butangaje, ijambo mu ishusho y'umwimerere ritangazwa.
erwähnen, mundeke in diesen mbivuge Tagen auch darüber nachgedacht, byerekane welch eine Bedeutung muri iyi minsi die göttliche Berufung natekereje icyo umuhamagaro w'Imana uvuze kuri njye. By'ukuri nagiriwe ubuntu ngo nshyire ku mwanya wa mbere Imana n'ijambo ryayo no gutumwa muri iyi myaka yose. Hanyuma natekereje gato mu myaka ya mbere aho mu bihugu 15 najyagayo ntwaye imodoka ngakora ingendo mu kubwiriza ijambo umujyi ku mujyi. Muri bariya bavugabutumwa bandi ninde wakoze urugendo akajya i Roma, i Paris, i Londres, i Bukarest? Ninde wagiye mu Burusiya? Ninde mu bihugu 15? Natwaraga imodoka y'umujyi ku wundi n'igihugu kindi kugira ngo habwirizwe ubutumwa bw'agaciro iteka ryose. Hakurikiyeho igihe aho nagendaga mu ndege nabwo igihugu ku kindi ntwaye ijambo tunaribwiriza nk'uko Frere Branham yabihamije. Imana yaratabaye ikingura inzugi mu bihugu birenga 165. Sinari narigeze kumenya umuntu n'umwe mu Buhinde, muri Brazil, mu Burusiya cyangwa mu Bushinwa. Ariko Imana umwami ubwe yakoze ku buryo ibyo bishoboka, kandi ku butumwa bwa nyuma bumvikana. Kuva ku itangiriro twakoresheje neza uburyo bwose twabonaga, dukoresha amateleviziyo n'imiyoboro yindi yatangaga ibiganiro mu ndimi z'Ikidage n'Icyongereza. Imana niyo yitaye kuri byo kugira ngo isi yose ishobore kumva, kandi intore zihamagarirwe gusohoka mu kubaha no mu kwizera bakurikire umwami. Mu mateka twasize inyuma hari umunsi w'iya kabiri Mata. Ni umunsi udasanzwe mu buzima bwanjye. Tunashobora kureba ukwezi ku kundi, umwaka ku mwaka, tukerekana imyimenyerezo ihebuje nabonye. Twavuga nanone igihe iyi nyubako yatashywe hashize imyaka 55. By'ukuri Imana yitaye kuri byose kubw'ubuntu bwe, kandi yaduhaye umugisha. Nanone mu buryo bubabaje, turebye mu myaka 40 ishize, ku ruhande rumwe birababaje, mu rundi ruhande ni ugushima kurenze. Umwaka w'1979 wabaye umwaka w'igipimo. Ni umwaka ikuzimu hose hahagurutse ngo hasenye itorero, ariko umwami Imana yatugiriye ubuntu. None umwaka washize w'2019 nakomeje gutekereza mu mutima ko imyaka 40 irimo gushira, ariko ni igihe cyihariye aho mu ruhande rumwe
imana yatugiriye ubuntu kugira ngo bose bizere umuhamagaro w'imana bakire n'ijambo barituremo kubwo kwitegura ubwo naho abandi bahakana uguhamagarwa kwanjye n'imana bakabikwena. Igihe kimwe aya matwi yanjye yumvise bavuga ngo imana yigeze imuvugishiriza hejuru ngo n'undi wamuvugishije. N'ubu nshobora gusubiramo hano iby'amatwi yanjye yiyumviye. Mu mwaka w'1979 icyaba twari ugutuka imana. Umwami ari uhabwa ishimwe kuko umwanzi atashoboye gusenya hano. Hagaragaye ko hari imbuto ebyiri zitandukanye zariho. Bamwe barabyizera, abandi ntibizera. Ariko tuzi neza ko Frere Branham yavuze ku buryo busobanutse ko atari we ahubwo ko ubutumwa ari bwo buzabanziriza kugaruka kwa Kristo kandi ko buzagera ku isi yose. Tuzi ko Branham yatashye agenda atabwirije ubutumwa mu gihugu na kimwe. Inshingano n'ubukozi bwe byari byarangiye. Mu byo yabwiye kuwa 12 Kamena 1958 ari Dallas muri Texas byarasohoye. Yarambwiye ati, mwene data Frank, uzasubirana ubu butumwa mu Budage. Hanyuma Imana ubwayo yitaye kuri byose ngo byose bisohore. Nanone nderekana tariki ya 12 Mata 1966 ubwo nabonaga Frere Branham aryamye mu isanduku. Nibwo hanyuma tariki ya 11 Mata 1966 habayeho umushyinguro. Nyuma yaho nari nzi icyo gukora, sinari nkeneye ko umuntu n'umwe abimbwira. Byavugiye mu mutima ngo ubu igihe cyawe kirageze cyo kujya umujyi ku wundi kugira ngo ubwirize ijambo no kujyana ijambo ry'Imana. Nabikoze n'umutima wose. Icyubahiro ni iki? Kubw'iyi myaka yose ndamukorera, kandi ab'Imana bose n'umutima wabo wose bazizera. Nta kintu bazongeraho kandi ntacyo bazagabanya ku ijambo ry'Imana, ahubwo n'ibyo Imana yavuze bazahamanya nabyo neza. Dusize uwa gatanu wa Pasika inyuma yacu, na Pasika irarangiye. Turashimira Umwami wacu kubw'umurimo wakozwe wo gucungura wabereye ku musaraba i Karuvali. Imana yari muri Kristo yiyunga n'abari mu isi. Nk'uko byanditse, ni ugucungurwa ku iteka ryose. N'abo yahamagaye yarabatsindishirije, mubisomye niko byanditse.
dem Herrn We are wirklich really grateful von Herzen to our Lord. dankbar, turashimira dass umwami wir ku das bw'ibyo reine, Kandi heilige, twahawe ijambo ryera rihishuwe verkündigen dushobora dürfen kubwiriza und auch mit Dankbarkeit auf all die Jahre dusubije amaso inyuma kubwo gushima kuko imana yatugiriye ubuntu habayeho gusohoka kwitegura no gushyirwa ku ruhande kw'itorero ry'ukuri rya Yesu Kristo. Ni itorero ry'ababyawe bwa kabiri, itorero ry'umutungo w'umwami rimwitiriwe, ni umubiri we, niryo hema ry'ibonaniro ry'Imana hano ku isi. Uyu munsi sinshaka kubwiriza gusa, nshaka gusoma ijambo. Aha ndatekereza Petero wa mbere igice cya mbere. Inzandiko z'intumwa zanditswe kubw'intego yo kujya tuzisoma kandi tukazicukumbura dushima Imana kuri ibyo byanditswe bakanahamya. Hano muri Petero wa mbere neza ku gice cya mbere turasoma: Petero, intumwa ya Yesu Kristo, ndabandikiye mwebwe abimukira b'intore bo mu batataniye i Ponto n'i Galatiya, i Kapadokiya no muri Aziya n'i Bituniya. Heute würde all die Länder erwähnen können, uyu munsi hashobora kwerekanwa ibihugu byo ku isi nk'uko bimaze kuvugwa hano. Nibyo, ibihugu byo ku isi yose, kuko ijambo ry'Imana ryavuzwe hirya no hino rirareba abizera bose mu moko yose, indimi zose, kuri bose bateranye, no ku bantu bose bateranye bumva mu ngo zabo, barumva kandi batataniye mu moko yose, mu ndimi zose ku isi, tukumvira hamwe kandi tukabwiririzwa ijambo twese hamwe. Noneho Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 2 turasoma ngo: mwatoranijwe nk'uko Imana Data wa twese yabamenye kera, mubiheshejwe no kwezwa n'Umwuka, kugira ngo mwumvire Imana, muminjagirwe amaraso ya Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe. Twatoranijwe kugira ngo tube mu kubaha no kwezwa Umwuka, kubaha tugakurikira Umwami, tuminjagirwaho amaraso ya Yesu Kristo Umwami wacu. Amaraso ni ikintu cy'ingenzi. Amaraso ni amaraso y'isezerano, kandi ubuzima buri mu maraso. Umwami yatanze ubuzima bwe bwera ku bwacu. Amaraso ye yera arameneka, kandi
ukwezwa n'Imana gushoboka gusa iyo habayeho gutwikirwa n'amaraso kuri twe, atari imirimo yacu, atari ukwezwa kwacu, ahubwo ni ukwezwa mu mwuka kubwo kubaha, tukaminjirwaho amaraso ya Yesu Kristo. Ibyo tubihabwe mu burumbuke. Bene data bashiki banjye, Imana iracyafite byinshi ku bwacu, kandi twiringiye ko iby'Imana yasezeranye akanabidutegurira mu buzima bwacu bwo kwizera bihinduke impamo kubw'ubuntu bwe, bibe impamo y'Imana. Iyo ntekereje ku butumwa banyandikiye n'amatelefone yampamagaye, nta gutoranya muri yo, yerekana inzara iri mu bizera. Bose bashaka gutura mu by'Imana yasezeranye. Bose baravuga bati, Mana, ubahiriza ibyo wasezeranye, kandi amasezerano yose y'Imana ni yego na amina. Ku murongo wa 3 turasoma ngo, Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se ishimwe, kuko yatubyaye ubwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo avuye mu bapfuye. Ni ukuvuka ubwa kabiri kubw'ibyiringiro bizima by'ukuri, nk'uko umwami wacu yazutse avuye mu bapfuye. Kubera ibyo, umurimo wo gucungura wabonye gihamya, akanesha burundu umwanzi, ikuzimu n'urupfu. Umwami wacu muri uko kunesha tuneshanya nawe, turabihabwa. Twese tugomba kuvuga amen hano. Ku murongo wa 3 turasoma ngo, Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ishimwe, kuko yatubyaye ubwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo avuye mu bapfuye. Bene data bashiki banjye, turi abana b'Imana kubw'ubuntu bw'Imana, kandi twahindutse abana b'Imana kubw'ubuntu bw'Imana, nk'uko umwami umucunguzi n'umukiza wacu yabisezeranye ngo, mwebwe mutari ubwoko bwanjye muzitwa abahungu n'abakobwa b'Imana nzima. Umurongo wa 4 turasoma ngo, tuzabone umurage utabasha kubora cyangwa kwandura cyangwa kugajuka, ari wo namwe mwabikiwe mu ijuru. Kuri wowe nanjye twawubikiwe mu ijuru. Harashimangirwa ku bw'aya magambo akomeye, hari umugabane utabasha kubura, kwandura cyangwa gucuyuka. Uwo mugabane turabaragwa b'Imana, kandi turaganwa na Yesu Kristo umwami wacu.
ni kubw'umurage udashobora kubora cyangwa kwandura. Ni umurage w'iteka ryose kandi wera, niwo twagenewe. Hanyuma hano haravuga ngo utubikiwe n'ijuru kuri wowe, kuri njye, bene data bashiki banjye, mu isi yose Imana ibaha umugisha, ibakomeze, ukwizera kwanyu kwiyongere, kuko twizera Imana, twizera iby'Imana mu ijambo ryayo yavuze. Umurongo wa 5 turasoma ngo mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera murindirwa agakiza kiteguwe kuzahishurwa mu gihe cy'imperuka. Aya ni amagambo akora ku mutima wacu yo gucungurwa gutunganye. Imana yabikoze ku bwacu. Imana yakoze byose ku bwacu. Kubwo kwizera turindiwe munsi y'amaraso, kubw'ubuyobozi bw'Umwuka Wera twejejwe n'ijambo ry'Imana, twejejwe n'ijambo ry'ukuri, turindiwe mu gakiza. Ni ukwizera kwiteguwe guhishurwa mu gihe cyanyu. Ubu 100% turi mu bihe bya nyuma, tutinjiye mu ngingo nyinshi ku biri kuba ku isi. Bene data bashiki banjye, byose byavuzwe mbere. Twizera ko ubutumwa bwanyu mbere y'uko Yesu Kristo umwami wacu agaruka bwageze ku mpera z'isi, kandi abari baragenewe kwizera barumva bakizera, kandi kubw'ubuntu bw'Imana baritegura, bazakomeza kwitegura. Hari ikintu kidashidikanywaho, bene data bashiki banjye, nuko ubutumwa bw'Imana butabwirijwe ku mfabusa, ahubwo umusaruro utubutse utarigeze kubaho mu kindi gisekuruza uzagaragara imbere aha muri iki gisekuruza. Ntibyabaye. Ijambo ry'Imana muri iki gisekuruza ryagejejwe ku isi yose. Mu gihe cyacu ni igihe buri kintu cyose cyageze mu gusohora kwacyo. Birumvikana ko Imana yari yarabivuze mbere muri ubu buryo bw'ijambo ryayo. Yemeye ko ibyo bihanurwa mu ijambo ryayo, ko ubutumwa nk'ubuhamya buzabwirizwa amoko n'indimi zose, hanyuma iherezo rikagera. Nk'uko umwami yabibwiye Aburahamu ngo muri wowe amoko yose yo ku isi azaherwamo umugisha. Kandi koko umwami ahamagara umugeni w'umwana w'intama wo mu bihugu byose. Mu gihe cyo kugaruka kwe bazasanganira umukwe, hanyuma ahite ahindukirira ubwoko bwa Isirayeli. Byose byavuzwe mbere, binahanurwa mbere, kandi byose bizasohora nk'uko byanditse. Hano haravuga ngo ku murongo wa 6, nicyo gituma mwishima nubwo ahari
mukwiye kumara igihe gito mubabazwa n'ibibagerageza byinshi. Hari ibintu bigomba kubaho, bigomba kutubaho, twe twifuza ko bitatubaho, ariko hari ibigomba kutubaho nk'uko byanditse hano. Umwami mu gihe cya nyuma azasohoza ibintu byose. Ibyo nibyo bigize umunezero wacu. Ese mwigeze mubona cyangwa mwumvise umuntu atera hejuru kubw'umunezero, ashima, ahimbaza umwami, yuzuye umunezero? Aka gakiza kagombaga guhishurwa mu bihe bya nyuma. Ese ibyo ninde bigomba gushimisha? Kazahishurwa muri twe natwe. Iyo niyo mpamvu yo kwizera kwacu n'ibyishimo byacu. Turashimira Imana ku bw'ibyo n'umutima wacu wose. Hanyuma twizera ko nubwo bikwiriye kumara igihe gito tubabazwa n'ibigeragezo byinshi, ninde wakwifuriza ibi? Nta muntu n'umwe. Ninde ubishaka? Nta n'umwe. Ibi ni kubw'inyungu yacu. Tugomba gushimira Imana kuko dusobanukiwe ko bikwiriye. Dushimira Imana kuko yasezeranye kubana natwe n'igihe cy'ibigeragezo. Turashimira Umwami kuko ari kumwe natwe, aduha no kunesha, kandi araturinda mu kwizera. Kubwo kwizera, nubwo twaba tunyura mu bigeragezo bwo gutotezwa n'ibyo badusebya bikomeye, turashima kuko dufite umugabane mu by'Imana muri iki gihe cya nyuma yagennye, yanateganije. Niyo mpamvu dushimira Umwami uko byagenda kose. Umurongo wa 7 haranditse ngo kugira ngo kugeragezwa ko kwizera kwanyu kugaragara. Ese kwizera kwacu ni ukumwimerere? Kugomba kugeragezwa, tukiringira Imana muri byose, kandi tuzi ko izarangiza byose neza. Umurongo wa 7 nanone, kwizera kumwimerere kwanyu kugaragare ko kurusha izahabu igiciro cyinshi, kandi izahabu nubwo ishira igeragereshwa umuriro, kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko ari uk'ukuri, kuzabahesha ishimwe n'ubwiza n'icyubahiro ubwo Yesu Kristo azahishura. Igeragereshwa umuriro, kugeragezwa n'umuriro ubwo Umwami Yesu Kristo azagaragara. Amen. Hano turagufite, nibyo twese dutegereje. Ubwo Umwami wacu azagaruka, cyane muri iyi 30 turasomamo ukugaruka kwe. Ubwo azagaruka, nk'uko byanditse, umusaruro uzaba guhimbaza, ikuzo n'icyubahiro. Ibyo bizabaho ubwo Umwami Yesu Kristo azagaragara. Ibi bizabaho ku iherezo ry'igihe cy'ubuntu. Mbega ubutumwa, mbega imbaraga z'Imana
ese ikindi Imana yakora kirenzeho ikihe atari ukuduha imbaraga ubushobozi muri ibi bigeragezo tugomba kunyuramo ku itegeko. Ni ngombwa kubinyuramo, gusa dukomeze dushikame tuzi ko ku iherezo ukunesha ari ukw'Imana kuzagaragara ubuntu. Haje umurongo wa 8, uwo mumukunda mutaramubona, kandi nubwo none mutamureba, nicyo gituma mwishima ibyishimo byiza bitavugwa. Mumwizera mutaramubona, nicyo gituma mwishima ibyishimo bitavugwa, kandi ibyikuzo hakurikiraho kwemeza. Ni umurongo wa 9, kuko muhabwa agakiza k'ubugingo bwanyu, ariko ngororano yo kwizera kwanyu. Agakiza k'ubugingo bwanyu kubw'ingororano yo kwizera kwanyu. Iherezo ni uko igihe Umwami Yesu Kristo azaba agarutse, tuzaba twiteguye tuzamurwe. Iki nicyo kigenderewe hano. Tubivuge mu izina ry'Umwami. By'ukuri ubukozi bw'indengakamere bwaratanzwe, hanyuma Frere Branham azana ubutumwa bw'Imana. Byose byasubijwe mu mwanya wabyo, ndetse n'ibyabaye mu busitani bwa Edeni nabyo byarahishuwe. Ibi bivugana umunezero mwinshi. Ubwo Branham yavugaga iby'icyaha cy'inkomoko, iby'icyaha cya mbere, kuri njye byari ikintu cy'umwihariko, ikintu gishyashya. Yatanze ubwo buhamya ko mu gitondo aribwo byabayeho. Eva ahura n'inzoka, nyuma ya saa sita Eva ahura na Adamu. Ni muri ubwo buryo imbuto ebyiri zitandukanye zagaragaye. Hanyuma nimugoroba Umwami aza mu busitani, maze ahamagara Adamu. Mwene data Branham yavuze ko marayika w'Uwiteka yari ahagaze mu cyumba cye nyuma ya saa sita, amubwira neza uko byagenze mu busitani bwa Edeni. Bene data bashiki banjye, dufite umukoro ku gutumwa kw'Imana, ndetse n'ijambo ry'igihe riduhamagarira kugaruka ku itangiriro. Niyo mpamvu Frere Branham bushyashya byamusabye kwerekana ko icyaha cy'inkomoko ari ukutizera, kuko inzoka ya kera yabibye uko gushidikanya muri Eva. Gushidikanya azana ibibazo mu by'Imana yari yababwiye. Yabibye anashyira ugushidikanya muri we. Ibi ndabivuga n'umutima uzira uburyarya. Ibi ni kimwe n'ibyabaye hano mu 1979. Satani yari yashyize mu mutima wa Eva ugushidikanya. Ibyabaye bindi bikurikiraho. Ishimwe rigarukire Umwami, kuko bitarangiriye aho, ahubwo Umwami yatanze isezerano ko urubyaro rw'Imana ruzaza rumena agahanga k'inzoka, hanyuma tukabona ugucungurwa gutungana.
all diese May all Worte these words aya magambo yose from First ari mu rwandiko rwa mbere rwa Petero touch our hearts adukore ku mutima kandi and may we mit gratefully, tiefer with a deep Dankbarkeit no gushima kuvuye mu mutima das Angesicht Gottes tuze imbere y'amaso wirklich y'Imana überall, really everywhere. wo ihr euch Ukuri. jetzt befindet. hose You are gathering now. aho Möge mutera Gott Gnade May schenken, God give grace dass Imana ihr ibagirire Leben ubuntu dem Herrn kugira ngo neu bose weihen. begurire Und ubugingo alle bwabo diese schlimmsten umwami Prüfungen ku bari kunyura mu bigeragezo dass sie bikomeye nachlesen, that they just read. was basome geschrieben ibi byanditswe auch ngo wenn es so Although kuko sein ari ngombwa if it must be kwizera kwacu kugomba kugeragezwa will be tested. kuzemerwa kandi umwami wacu azatugeza ku ntego igihe cy'iherezo kandi byose bizatanga umusaruro wo kuba twiteguye igihe umwami azagaruka gufata be ngo abajyane iwe Oh, wie schön. Oh, how nice. mbega ukuntu vuba aha bizaba ari byiza tuzinjirana mu bwiza impundu z'umunezero Im ersten Lied nk'uko korali yaririmbye mu ndirimbo ijambo dürfen auch wir babitinzeho ni muri ubwo buryo natwe dushobora kugira ijambo ryera ry'agaciro ry'Imana Lied nk'uko mu ndirimbo ya nyuma babiririmba weiß den Weg, Imana yonyine izi nzira sein Plan Imana ist izi igihe fertiggestellt na gahunda yayo yararangiye und wir lassen uns in diesen Plan tureke twinjizwe muri iyo gahunda y'Imana davon aus, We really believe dass alles, was jetzt auf kandi Erden twizera ko ibirimo kuba byose ku isi it will bigomba kurangira volle hanyuma tugasubirana umudendezo usesuye wo gusenga and it just remains like amategeko y'Imana mu ijambo ryayo ari hejuru y'itegeko ry'umuntu ari hejuru y'ibyemezo bya za guverinoma niyo mpamvu ibyategetswe n'umwami yaba umubatizo w'amazi ifunguro ry'umwami kozanya ibirenge icyo ari cyo cyose nk'itegeko ry'umwami muri gahunda y'Imana nta leta cyangwa guverinoma ifite ubushobozi bwo guhagarika ibyo kandi ibyo tugomba kubikora kugera ku iherezo dushima Imana ubwibyo noneho ayobore kandi akore ku mitima ya za guverinoma kugira ngo twongere dukore amateraniro yacu vuba aha tuvuge mu ncamake Imana yacu ifite umugambi w'agakiza azi inzira azi igihe gahunda ye yararangiye irateguye noneho kuri iki gitekerezo ko tugomba kunyura mu bigeragezo no gutotezwa bibaye ngombwa ko tunyura mu gutukwa gusuzugurwa n'ibindi niba bigomba kuba gutyo dushaka kubishimira Imana kuko dufite intego imbere y'amaso yacu tunazi ko umwami azatugirira ubuntu hanyuma tukagera ku ntego ubwo umwami Yesu Kristo azagaruka nk'uko by'ukuri mu gihe cyo kuza kwa mbere kwa Kristo abantu bose bizeye ubutumwa bwa Yohana Umubatiza bayobowe ku mwami nk'ubwoko butunganye nta nuko n'ubu abantu bizera ubutumwa bw'Imana ni ngombwa bazasohoka bitandukanye bitegure hanyuma umwami mu buryo buhebuje azanyeganyeza amajuru n'isi atari kubw'imbaraga umwami avuga ko
ahubwo ari kubw'umwuka we. Ibi bizabaho, hazaba ibintu bikomeye kubw'igikorwa gikomeye cy'umwuka wera, nicyo kizasoza umurimo mu itorero ry'Imana nzima. Icyubahiro kibe icy'umwami wacu ibihe byose. Imana iduhe umugisha ihereye mu moko n'indimi zose, mu izina ryera rya Yesu Kristo, amen. Mwami Imana ishobora byose, tanga umugisha mu isi yose, yobora bose gusoma ibi byanditswe byo muri Petero wa mbere, babisome mu gusenga. Vugisha buri mutima, humuriza, unakomeze, utange imbaraga, cyaha, ugire ubuntu. Oh Mana, Mwami, twese dushima imbaraga z'amaraso yawe n'umwuka wawe, turagushima mu izina ryera rya Yesu Kristo. Haleluya, amen.